amakuru menshi ari gucicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakanayasharinga ku buryo bwinshi by'uburyo ngo YouTube yaba igiye gusiba amacano yose ya AI cyangwa se akora ibihangano by'ubwenge bw'ubukorano. Ese hano makuru niyo? Muri no video tugiye kureba ese channel ziri gusibwa ni zakoze ibiki, ni zakoresheje AI zimeze gute, ndetse nse nizihe ngaruka byagira ku bantu bose bakoresha ama AI mu gukora ama videos yabo bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Rero ngo haye kaza muri ino video ndetse no kuri channel yacu ya OPTIC VFX, tukwibutsa gukanda subscribe no gufungura inzogera kugira ngo utazaza ucikwa n'ibiganiro nk'ibi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, ndetse n'amasomo y'ikoranabuhanga tugenda tubagezaho. Hanyuma ngiye mugiye kubana ndi OPTIC, reka nze nkwereke iby'iryo tangazo YouTube yasobanuye ndetse n'ingaruka biri buze kugira ku ba content creators bose bakoresha AI. Nibyo koko YouTube yasohoye itangazo ryerekeye ku macano ya AI ndetse n'uburyo AI ziri gukoreshwa cyane muri no minsi mu bikorwa bitabyarira inyungu cyane aba content creator, ahubwo bishobora gutera ingaruka mbi ku bantu ndetse n'abantu bakurikira izo channels zishiraho ama video ya AI. Rero iryo tangazo YouTube yasohoye rizatangirwa kubahirizwa ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa karindwi 2025. Reka nkwereke iryo tangazo rero. Dore itangazo basohoye ngiryo kuri screen. Ribuza aba content creators bakoresha AI gukoresha ibi bintu bikurikira. Katubanze turisome hanyuma nze ndibasobanurire mu Kinyarwanda. Itangazo YouTube yasohoye bwa mbere ngiri kuri updates zabo basohoye. Rivuga ngo YouTube Partner Program July 2025 updates to add the sensitive category on July 15th 2025. Sensitive category bare skin image only will be removed in other categories in YouTube Studio. Those currently using the setting will have until August 15th 2025 before existing blocks will no longer apply. You can use other categories like reference to sex for finer control over your ads on your channel. Hanyuma itangazo rya kabiri rikavuga ngo July 2025 updates to YouTube Partner Program YPP monetization policies. In order to monetize as a part of YouTube Partner Program, YouTube has always required creators to upload original and authentic content. On July 15th 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflect what an authentic content looks like today. Hano rero bavuga ku byo guhindura ku birebana n'ibyiciro byamamaza cyangwa se ads categories. Hano no kuva tariki ya 15 Nyakanga cyangwa se z'ukwa karindwi 2025. Ku byahindutse rero muri bitangazo nuko YouTube izakora icyiciro cyitwa bare skin image only cyari kigenewe kwamamaza cyangwa guhagarika kwamamaza. YouTube bivuze ngo izahagarika kwamamaza amashusho agaragaza, wenda twabyita amashusho ari related ku rukozasoni, wenda nk'urugero nk'amafoto cyangwa se mu thumbnail y'abantu bambaye bikini. Ibyo YouTube igiye gukuraho ama ads kuri izo video. Abakoresha icyo cyiciro bazahabwa igihe ikigezeho ku itariki ya 15 Kanama 2025 cyangwa se z'ukwa 8 kugira ngo babe bahinduye izo video zabo bazishyire muri reference to different sex. Niko babishaka, reference to sex. Bivuze ngo nta muntu uzongera kugira ubushobozi bwo guhitamo bare skin mu kugenzura aho ushaka ko ibyamamazwa bye bigaragara nyine, ariko bashobora gukoresha izindi categories zisa reference to sex kugira ngo bagire igenzura ryisumbuye ku mbuga zabo. Dore amategeko mashya ku bijyanye na YouTube Partner Program.
tariki ya 15 Nyakanga cyangwa se y'ukwa 7 2025. YouTube isaba ko aba creators bose bashyira ibihangano byabo bwite kandi biri original kandi by'ukuri, biri authentic, niyo magambo bakoresheje. Hanyuma ariko none izajya irushaho gupima neza video zikorwa n'uburyo bugaragara nk'ubusubiramo cyangwa se repetitive, ukora ibintu bigiye byisubiramo cyane, cyangwa izitarimo umwimerere mass produced cyangwa se AI generated content idafite inyongera agaciro. Kuri ba bantu rero bagendaga bagafata ama video y'abandi ya AI bakoze bakayaza bakayakubita ku macana yabo ngati n'ubundi ni AI zabikoze, ntago bamenya kari uyu cyangwa runaka wabikoze. Rero ibyo ngibyo bagiye kuzaba bigenzura, no kuvuga ngo bagiye kurwanya ikintu bita duplication of same videos. Ukora ama duplication y'ama videos ntago biri gukunda, byo bigiye kuva. Intego y'iri tegeko rishya no kugabanya ibikozwe cyane cyangwa bigaragara nk'ibidafite umwimerere cyangwa bivuze inauthentic content, harimo na video zakozwe na AI zitarimo uruhare rw'umuntu rugaragara. Aho ngaho mu byumve neza rero. Noneho bishobora gukoma nkokora ama channels afite channels zishingiye kuri AI gusa, nko kwifashisha ama avatars cyangwa se AI voiceovers cyangwa amafoto ya AI atavuguruwe n'abantu, cyangwa ibindi ahandi bishobora kugira ingaruka amashusho cyangwa se ama video yisubiramo asubiramo ibintu by'abandi cyangwa se y'ibintu bidafite agaciro yahinduka. Channels zifata ibintu ku zindi platform nka TikTok cyangwa se Instagram bakabishyira kuri YouTube nta kindi bongeyemo. Ibi ni bya ndi nababwiraga, cyangwa se bya bintu byaje umusigaye mubone cyane ku mbuga nkoranyambaga, umuntu agafata video y'abandi nta kintu yongeyemo akaza kirecordinga yambaye kuteri, hanyuma akareactinga kuri videos ukabona gusa biriya nabyo YouTube igiye kubikuraho. Hanyuma inama YouTube igira ku bakoresha AI kuri YouTube: irinde kwifashisha AI gusa ntacyo wongeyemo. Barakubwira ati gira uruhare rw'umuntu, nyine ugaragazemo uruhare rwawe. Wenda nimba wakoresheje nka avatar ushyiramo voice over yawe, muri commentary analysis byose ushyiremo uruhare rwawe. Hanyuma kora ibintu bifite umwimerere nubwo waba ukoresha AI, shyiramo ibitekerezo byawe, ibisobanuro cyangwa uburyo bwihariye. Hano kandi tubizi ikibazo cy'abantu bibaza nk'ubu ngubu ati ese koko YouTube igiye gusiba channel zifashisha video za AI? Igisubizo ngiye naguha kandi byatanzwe na YouTube ni oya. YouTube ntabwo iri gusiba channel zose zifite content yakozwe na AI, ariko hari amahame mashya YouTube yashyizeho kugira ngo hakumirwe ibi bintu bikurikira: ikoreshwa rya AI rigamije kuyobya abantu cyangwa se misleading content. Ikindi, kwiba ibihangano by'abandi ukoresheje AI, kwa kuntu umuntu yagendaga ku rubuga nkoranyambaga rw'umuntu akagenda agateruraho video y'umuntu akoresheje AI, hanyuma akahita yizana kuri channel ye nyine ya YouTube. Ibyo YouTube igiye kubyanga, igiye kusiba channel zimeze gutyo. Kandi ikindi YouTube igiye kureba ni abantu bafite channel zica amahame agenga community guidelines za YouTube. Ni amabwiriza asanzweho, ariko nyine cyane cyane ku macano ya AI basanze muri no minsi amacano ya AI ari kuviolatinga community guidelines za YouTube. Hanyuma dore ibintu bimwe by'ingenzi YouTube ishaka gukumira bijyanye na AI. Ikintu cya mbere twavuga ni nka deepfakes, cyangwa se video zerekana umuntu akora cyangwa avuga ibintu atigeze avuga. Wenda nk'urugero nk'abantu bagendaga bagakoresha AI mu gukora ama voice overs, bakoresha 11 labs ikabavugira ama voice over bo bakivugiye. Nkuko ngende kuvuga nkakoresha 11 labs, murayizi ni AI ikora ama voice overs, ukaza ugashyira kuri video zawe. YouTube igiye gusiba izo content zimeze gutyo kugira ngo hakumirwe ibyo bintu bya AI kwigarurira ibintu umuntu yagakoze AI kabimukorera. Hanyuma ikindi
cy'ingenzi YouTube ishaka gukumira ku bijyanye na AI ni AI content itagaragaza uko ari AI. Nk'urugero, niba ukoresha AI mu gukora video, YouTube ishaka ko ubimenyesha abantu cyangwa ubishyira muri description cyangwa muri description za video yawe. Nimba wakoresheje igihangano cya AI, YouTube irashaka ngo nimba wakoresheje igihangano cya AI ubyandike muri description kugira ngo abantu batabasha kuyobywa bazi ko ibyo bintu ari byo nyine ari bya karemano, kuko hari ama AI yaje afite imbaraga cyane ku byo akora video, ntugire ngo ni AI. Rero ibi nibyo YouTube ije kuvugurura cyane. Ikindi cya gatatu ni ugukoresha AI mu buryo buhembera urwango cyangwa amakuru y'ibinyoma. Kwa kundi wasangaga bakoresha AI mu kwerekana ibikorwa bibi bitemewe muri community guidelines za YouTube. Ibi rero YouTube izi content za AI zakoraga ibyo ngibyo n'amacone yabikoraga bigiye kuvaho. Hanyuma icya kane YouTube ishaka kwibandaho ko ibi bihangano by'abandi ukoresheje AI. Nk'urugero, gukora indirimbo ukoresheje ijwi rya Dore cyangwa Burna Boy, wenda n'urugero dufashe, utabisabiye uburenganzira, ibyo YouTube igiye kubikuramo nka kwa kundi ba bantu bagendaga bagakoresha za app zikora umuziki za AI nka Suno, ukagenda ukahita wandikamo prompt nyine yuko ushaka ko bagukorera indirimbo, hanyuma ukahita uvuga ati nk'ijwi rya Drake cyangwa se rya Burna Boy cyangwa se wenda rya Bruce Melody, bikaza totally bimeze gutyo wajya ngo ni indirimbo ya Burna Boy. Ibi ngibi rero YouTube igiye kubivanaho kuko bashobora kuyobya umuntu, bagashobora gukora ibikorwa bibi bikitirirwa umuntu runaka kandi ari AI yabikoze. Aha rero ukimara kumva ubu ushobora kuhita utekereza ati ngo wapi YouTube ntabwo igishaka video za AI n'ibintu byose byakozwe na AI, ariko si uko bimeze. YouTube ishaka ibintu birimo creativity y'umuntu, umuntu nyine yagezemo uruhare, hanyuma ibintu bitari mass productive, ibintu bitari byinshi ugasanga biri duplicated ku mbuga nyinshi nkoranyambaga, byandi byo gutera video imwe ya AI ukaza ugashyira ku rubuga rumwe n'undi akayiterura gutyo. Ibyo ntabwo bishaka, na bya bindi byo gukoresha video z'abandi na umwihariko wawe washyizeho cyangwa inyongeragaciro wongereye kuri iyo video nyine bise nkaho wayihimbiye, ibyo ntabwo bishaka. Ndetse mu bintu byakozwe na AI ugomba gushyiramo umwihariko wawe, nk'aba bandi bakoreshaga ama voice over AI, kwa kundi bavugishaga AI amagambo bakayandikira amagambo hanyuma ikayabasomera, ubone hagira uruhare nyine bagiramo, ugasanga video ni AI na voice over ni AI. Ibyo ntabwo bashaka. Wenda ushobora gukora video ya AI voice over ukazigira izawe, akaba ari weho uzivuga. Icyo YouTube ishaka ni ukugira ngo YouTube itigarurirwa na AI gusa, ahubwo na creativity y'umuntu ibigaragara muri video cyangwa se mu bihangano byose byakozwe kuri YouTube. Kandi ikindi ni ukugabanya AI videos zahemberaga ibikorwa bibi mu bantu nk'urwango n'ibindi bintu bitandukanye. Ibyo rero kuri YouTube nawe nimba wabikoraga utazagira ikibazo hanyuma ugasanga channel yawe barayisibye. Ngibyo ngibyo YouTube iri kwigaho muri ino minsi. Hanyuma ku itariki nyuma y'itariki ya 15 Nyakanga nzaba indi video yerekana nyine uko byagenze, icyo YouTube nyine iri kugenderaho muri ibyo byose. Hanyuma tuzakora indi video ibivugaho kuri iri tangazo rya YouTube izaba yasohoye muri icyo gihe. Hanyuma kumenye YouTube icyo iri gushaka ku bikorwa bya AI, nawe watumenyeraho uburyo ushobora gukoresha iyo AI neza no kudakoresha ibintu byawe byose ngo bibe ari AI, ndetse n'umwihariko wawe ukagaragara muri video yawe. Rero guys, kubigeze kuri uno munota ureba ino video ni inkunga nini kuri twebwe. Rero twiyunge ku muyoboro wacu wa OPTIC VFX, ukanda subscribe nimba utari wabikora, ndetse umanuke muri comment tubwire ikibazo ufite ku bijyanye na AI cyangwa se ku bijyanye n'ibindi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri telefoni, tuze tubirebeho muri video ikurikira. Hanyuma njye ni OPTIC, duhure muri video ikurikira.